umuntu wumva amabwire n'umugabo wanjye. Niba bamubwiye ati bambonye ahangaha ndi kumwe n'abandi bantu ahita yumva yuko namuciye inyuma. Mukundira nyine aratuje niyo bitagenze gutya aranyumva. Urumva aranyumva rero urumva ibyo ngibyo byonyine ngenda bimukundira. Niyo mpamvu rero ujya ubona najya mpfa kugira gute kuba nashaka kumubura mu buzima bwanjye. Abasore ni benshi n'abagabo ni benshi ariko abanyuze n'uriya uwanyuze n'uriya uwo twahuje sibyo kwenda ari gihe biza bikivanga ariko niwe muntu nanone nubwo dushobora tongera tugasubirana kandi ubuzima bukagenda neza. Yego urisabira iki cyubahiro? Ndamusaba kutumva amabwire sibyo no kuba nagira inshuti z'abagabo sibivuze yuko muca inyuma sibyo sibivuze yuko ntamukunda nanjye nguye kugira inshuti kandi z'abagabo ariko nta kindi kintu nshobora kugira gute gukora cyatuma muca inyuma. Ngira ngo ikintu gikomeye mu buzima abaramukundiye kirenze icy'abandi. Akonyeka ko ashobora kuba mwahuye akuze nawe nyeka ko ashobora kuba yarandogesheje kuri uriya mupfumu ahubwo. Mutabazi Oya nese ubwo urumva wake mu muntu mwashakanye wemeye akagushaka. Umunsi mwari kubana bwo bira ibintu byabaye kuri Nini nkuba yarankubise ariko nyuma narakize. Biganiro namwe ko aza kuza gufata arumva akajya kubyeditinga nuko yari abanje erega sigaye ko n'ahantu hakomeye byadanje. Azga kuri televiziyo ya kabiri hano mu gihugu ya dance nyevuze zayivumba. Yabara mpamvu garutse birukana nyamara umushahara barazamutse. Ese ubundi mbere se yarafite amafaranga? Yarayafite ko yariyongereye. Rero nje sinakurikiye amafaranga ye niwe nakurikiye. Barabonye muri Tour du Rwanda kuntu yarameze. Wakurikiye Oya please mbabarira ndabikubwiye. Wakurikiye Abdulaziz? Ntabwo ibyo nabikubwiye. Abdulaziz suze bizagora nibaza nimba huza agahita akwepa naze kwifatanya nanjye. Kandi koko wavuze ngo numwana mwicara umwana mwiza pe. None se niba ari umwana mwiza nyine cyane kuri umwana mwiza pe. Cyane umwana mwiza pe. Nukuri. Ntago ari nko muri babandi babagiye batandukanye bagira amashyari bagira inzangano ni umwana mwiza. Niyo mpamvu nyine nawe yagira ngo akakigarura. Yasenya gusuza kandi nezira komeze neza aho uri hose mu cyo bigiye bitandukanye barasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course mwenye nitwa Cheketu dakina n'abana ukina n'abanyina so ajya atandukanye mu cyo bigiye bitandukanye gasonga utasenya gatanga isalamite ngurura mu Kigali News bagana 50 ari umwana mukobwa n'umwumbe cyane ariko no munsi yanjyanye icyo bita iryinyo kurinda vita umujinya nawe ndi muzinya afite we yambwa ati ndagushaka si agasubwa mbere ngobonye ati kandi ikindi kintu umuntu nshaka nuko mukona mu bigano byawe ni munsi akaba bari inyuma ya kamera kuri uwo munsi ndi kubona umukobwa witwa Divine inyuma ya kamera yacyubaye adahari aba witwa Divine abikurikirana meze neza shana kumera neza akitu cyambere ni vibe uragerageza nyine urababaye ariko uragerageza wihanga kintu bitwaye nyine akira mfashanga gatoya bameze neza ariko mu buzima busanzwe nta kibazo. Okay, kansuhuza abadukurikiye bari mu mujyi wa Kigali mu Rwanda rw'imisozi igihumbi, mu Rwanda rutengamaye, mu Rwanda rwa paradizo, mu Rwanda rw'amatanu ubuki, dusuhuze abaturanyi bacu bose abari muri Amerika mwese mbasuhuze. Ariko ikindi afite indwara zitandukanye yaba umuvuduko w'amaraso, yaba abibwe, yaba abarwaye nyatsi, yaba banzwe n'abakunzi babo, yaba ababuze urubyaro n'abandi barwaye indwara nyinshi zitandukanye, muhamagare muganga Kono Mutabazi wirwamagana yabagezaho byinshi bitandukanye, arakuvura aho baba uri hose. Umuhamagare kuri 07 49 13 iyo nomero bakuri WhatsApp. Kubundi bisobanuro wanamuhamagara akagufasha. Wowe yagufasha ra? Ndabona ariko bigiye kugenda kabisa. Ariko bigiye kugenda. Urukundo se hari abantu bavuze ngo ntago ngo urukundo nkuru rukiba wenda urara muri kamera aragatoya kuri muri abari hari ya kandi na ba muntu wawe ngira ngo sa kureba nubwo ura mukobwa witwa Divine ari busa kweditinga kino kiganiro, ariko ndizera ko bazagikurikira. Ariko n'abakurikira Intashya TV mukore subscribe, mudukurikiye kuri Instagram, mudukurikiye kuri TikTok, nitwa Isiaka Manager muri rusange.
ibintu byose bigomba kugenda neza cyane. urugero twibwira ariko nta kibazo nta nicyo bitwaye kugira ngo ukubonye bwa mbere akumenye gusa si ubwa mbere dukora ikiganiro. Amazina yawe nimba yavuga atari na ngombwa wanayihorera, ariko reka yihorere. Ariko nimba mwibuka igihe mwabonye mariage igeze kuba, twe tuva ahantu ku rusengero rwose n'umukobwa aravuga ati reka nkora agakige n'umugabo wanjye tugende mu muhanda abantu bose tubereka ati birabaye amagambo ashize ivuga. Ngiye gukora mbona inkuba zirakubiswe mbona byara agatimba ibyara amakote ibyara amakositimu, nanjye narirukanze umuntu yica ubukwe. Ariko nyuma yaho twakora ikindi kiganiro mbona noneho aho bitacyubahiro yaguze imodoka ya danje zibukiye kabiri numva ngo baratandukanye. Ubu kugira ngo mutandukane byaje kugira gute nyuma y'abura bukwe? Uraza kwihangana kuri okana gutya ibintu bitameze neza ntabwo karavaho. Yego urongera ijwi nta kibazo ngo hari ibintu muri make tunyuriremo byanyuma burabukwe wabivuzeho. Cya kiganiro kindi twakoze turi ahantu twicaye mu nce za hano hakurya, nyuma yaho ko mwaje gushwana nanone byagenze biti mwarimwe nyine urabona turongera tukiyunga bikagenda neza. Ariko urumva n'ubundi abasenyi ngo ntabwo bajya babura ibintu bigiye bitandukanye, amatiku, kumva amabwire nanone bikongera bikadusenyera urugo. Ninde hagati yanyu ninde wumva amabwire? Ase ayo mabwire na mabwire ameza ate ashingiye kuki? Umuntu wumva amabwire ni umugabo wanjye. Niba bamubwiye ati bambonye ahangaha ndi kumwe n'abandi bantu ahita yumva yuko namuciye inyuma. Hari ikiganiro twigiye gukora tuvuga ku byo abantu bivanga ku byo abagore n'abagabo, ugasanga umuntu arabwiwe umugore waguca inyuma umugabo waguca inyuma, ugasanga hajemo amakimbirane induru za hato na hato. Ubona biterwa n'iki kuba wakumva amabwire cyangwa umugabo wawe yakumva amabwire? Nyine ubwo kigaragara aba yerekanye yuko atakwizera, aba yerekanye ko atakwizera nyine. Kandi umuntu mubana utamwizeye ntabwo urugo rumara kabiri, ntibazakubeshye. Yego ariko ubu ntabwo mubana, wasuye iwabo n'abari mu buzima bwe bugiye batandukanye. Ndakeka uyu iwabo ntabwo najyayo, ngubu nibereye mu rugo. Ubwo nashyira ubwenge kugira nyine azagaruka. Niki cyatumye rero mpamagara gikuba bati Sakanya nashanye mbere y'abakunzi ba Kigali News 50 mbaganirize tuvugane mbabwire iby'agahinda kanje. Muri make mbwira icyo amamagare n'abadukurikiye babimenye bihereye ku mizi. Mpamvu naguhamagaye hano nuko wari uhari ubukwe buba, sibyo? Kandi nawe uri umwe mu bantu bakorana, ushobora hari kutwunga cyangwa ushobora kugira ikindi wakora kugira ngo yongere acururuke, sibyo? Kuko njyewe ubwanjye byarananiye kubyikorana, ariko nabonye wowe ushobora kumfasha wenda wamuganiriza akabyumva. Ko bagerageza kubimisha se kambwe ati tumenanye neza nta kibazo. Nyine nuko abagira ngo akubeshya beshya, none se bagira ngo abagabo b'ikigerega barahindutse. Niki wamukundiye ku buryo uvuga ati ntago nkwiye cyangwa ntago nzarekera kuba naramukunze? Mbese ubagende kuki mukunda amukundira iki muri rusange? Mukundira nyine aratuje niyo bitagenze gutya aranyumva, urumva aranyumva. Rero urumva ibyo ngibyo byonyine ngenda bimukundira. Niyo mpamvu rero ujya ubona najya mpfa kugira gute kuba nashaka kumubura mu buzima bwanjye. Hari abantu benshi bashobora kuba bati ese uno mukobwa nta kibazo afite, k'abagabo batabuze, k'abasore ari benshi, wabasubiza iki cyangwa se wababwira iki muri rusange? Abasore ni benshi n'abagabo ni benshi, ariko abanyuze n'uriya, uwanyuze n'uriya, uwo twahuje, sibyo? Kwenda hari igihe biza bikivanga, ariko niwe muntu nanone nubwo dushobora twongera tugasubirana kandi ubuzima bukagenda neza. Yego. Urisabira iki cyubahiro? Ndamusaba kutumva amabwire, sibyo? No kuba nagira inshuti z'abagabo sibivuze yuko muca inyuma, sibyo? Sibivuze yuko ntamukunda. Nanjye nkwiye kugira inshuti kandi z'abagabo, ariko nta kindi kintu nshobora kugira gute gukora cyatuma muca inyuma. Nicyo namubwira, garura ubwenge ku gihe
urugo rwacu turwubake. ko yari afite umugore wa kabiri se uriya mugore wa kabiri akaba ariwe wabakubitishije inkuba nyuma yaho mukajya kuri uwo muganga twari tuva Mutabazi Rwamagana akabasha kukuvura ugakira bikagenda neza. Uriya mugore ajya kuvugisha nakuvugisha ko numvishe no ku ruhande numva ko ati uriya mukobwa ajya ninjye ashobora kuzavamo ubuzima nubwo Imana ariyo nkuru. Oya njyewe ndega uriya mugore rega nakubwiye yuko nta kibazo mfitanye nawe, ibyo yakoze nanjye ari njyewe nabikora ko nanjye ndi umuntu ndanababara sibyo. Ko si umuntu wari ufite n'ikibazo utaradusobanuriye twembi yaba njye yaba uriya mugore ntabwo yadusobanuriye sibyo. Rero nakubwiye yuko ngira mugore anemeye tugahura sha namuha imbabazi numva twanakiyuga tukaba n'inshuti. Konzi ko se byo guhura bizagorana kuri uriya mugore nyine niba bigoye njyewe nta kibazo mfite ku mutima. Ugahura n'umuntu wakuroze agakubitira uriya murabyo akagukubitisha agakiho n'amafaranga nyine n'umushinya yari afite n'umushinya yari afite ariko yemeye gucururuka tukaganira ibintu byagenda neza. Yemeye gucururuka mukaganira. Ese Cyubahiro mubaje nimba uriya mugore bajya bavugana cyangwa wenda n'ujya umubaza ati mubanye gute ese wowe wenda umushidutse wenda baranasubiranye. Ibyo byose nyine ahita yirakaza tugashwana nk'uku kose kahita ndusha umujinya akarakara nkamwihorera nyine ese urumva naburana nawe koko cyambere sinarwana n'umugabo sibyo sinaserera nawe ubwo ndamwihorera agenda agashyira ubwenge ku gihe akagaruka ubuzima bugakomeza. Ati ubuzima bugakomeza. Ubwo iyo babona ibi byose bakaba bakuganiriza bati mwana wacu aho kugira ngo ubeho muri ubu buzima bigende gutya na gutya wamuretse ntabwo biba byoroshye. Barabimbwira ariko nkababwira ati ntabwo byashoboka rwose umuntu twakundanye kuriya. Ariko ngira ngo ikintu gikomeye mu buzima abaramukundiye kirenze icy'abandi akonyeka ko ashobora kuba mwahuye akuze naho nyeka ko ashobora kuba yarandogesheje kuri uriya mupfumu hugo Mutabazi akura musada afite imbaraga umuntu ugusha n'imvura. Ubona umugore wasanga buriya baragiye barasubiranyeyo nyuma. Ari umunyarwanda aciye umugani ng'abacengo ntabwo yacu urwango nyuma nasanga yarasubiye akahaca hari wenda ugasanga bo batarahanyura birashoboka. Oya njye nekereza ko n'uriya mukuru kanza bimwibariza numve zamubaze nimba yaraciye pe ubanza yarandogesheje cyangwa waramwimya niyo mpamvu wenda gukatuka waramwimya konzi ko ari amakuru avuga yuko impamvu atajya kwikoza ariko ko rero waramubwiye ngo nzaguha uko twageze mu rugo ubwo bukwe bugapfa mutaragera mu rugo ntago ari ibyo ngibyo umva hari inyuma ngo warakimwe ngo uzakimwe ngo sine murabyumva. Oya nese ubwo urumva wakima umuntu mwashakanye wemeye akagushaka umunsi mwari kubana bibo bira ibintu byabaye kuri nyine nkuba yarankubise ariko nyuma narakize subira mu rugo rwanjye nubaka urugo rwanjye nukubwa yakiyemo nyine ngiye nkuba yarankubise nyine yakiyemo ariko nkuba gukubise yarakiyemo ndavuga we yakiye ariko nta rwango turi kuvuga urukundo nawe aho yakiye se imodoka afite kune uretse wabaye ko afite imodoka nziza afite imodoka ebyiri hari y'umukara imwe ya silver urumva nifite ajya amara ifoto ariko kumbaza rwose imbara mwimye wako warabyo wabikoze nakubwiye yuko nge nubaka urugo rwanjye kandi neza ahubwo aho ikibazo kibera ari heye ari ukumfuhira cyane. Ariko nanone uri umukobwa buri wese yanafuhira ariko none se wowe byurumva byashoboka nese nuzi ko hano hanze hari abagabo benshi b'abashurashuzi n'abasore benshi ubona n'ibisaza bano umwana nkawe kateye ariko we nyine ibyo bintu cyabihamya ariko yabibonye. Urifuza ko nkumarira iki hagati na Cyubahiro muhamagara umubaze nyine turebe ko twakiyunga kuko ndumva nta kindi kintu twakora. Wangiye muhamagasha kutaza kuko ari ahantu yaragiye gushutinga ariko ninamubwiye ko ari buze
ariko numubwire yuko atarabaje guhura nanjye kuko ntabwo yaza aracyafite umujinya aramfuhira cyane ari biganiro namwe ko aza kuza gufata arumva akajya kubyeditinga nuko yari abanjiye erega sigaye kora n'ahantu hakomeye byadanje azigakora kuri televiziyo ya kabiri hano mu gihugu ya dancing ivuze zayivumba yabara mpamvu garutse birukanka nyamara umushahara barazamutse cyane mbere se yarafite amafaranga yarayafite ko yariyongereye rero nje sinakurikiye amafaranga ye niwe nakurikiye barabonye muri Tour du Rwanda kuntu yari ameze wakurikiye oya please mbabarira ndabikubwiye wakurikiye Abdelaziz ntabwo ibyo nabikubwiye Abdelaziz suze yakiraga muri Gasogi mu ntaga kihakera ngomba kubahuza ariko bizagora nibaza nimba huza agahita akwepa naze kwifatanya nanjye kandi koko wavuze ngo numwana mwicara umwana mwiza pe none se niba ari umwana mwiza nyine n'ukuri n'umwana mwiza pe n'umwana mwiza pe n'ukuri ntago ari nko muri babandi babagiye batandukanye bagira amashyari bagira inzangano n'umwana mwiza niyo mpamvu nyine nawe yagira ngo akakigarura abuse muri amusamuhuye akakubwira ati tugende mu rugo basi ujye kunsura mwajyana tujyane akubwira ati tujyane mu rugo nyine wakanya waje uvuye iwanyu avuga ati ngo tujye mu rugo ujye kunsura wajya ndi umuntu ubuyubashye cyane we akazaza kunyura ntiwaba ugiye kumureba oya wazaza kunyura kandi ibyo nibyo muzira neza ko wenyine uhoramo hari icyo bitwaye oya azaza kunyura nibyo ushaka nibyo nshaka ngo gishe inama badakurikiye kuri kiganiro apara kuri ya maradiyo birirwa bagishe inama ese mumbare mumbwire n'ukuri muri commentaire ko kubatubwire nibatubwire nyine reba nk'ubu umugabo agufuhira kandi ukabona nta mpamvu ifatika nyine afite yo kugufuhira wabigenza gutabaye ari wowe umugabo atakwizera kandi nta n'imico mibi ugira wabigenza gute abadukurikiye mu bice byababwiye ariko nanone uramutse ubikora ntabwo byaba ari byiza ariko kuki hano hanze muri no minsi harimo haragaragara abantu benshi babeshya urukundo bikananya umuntu akuye ko muzabana ku munota wa nyuma agahita bivamo abantu biterwa n'iki banza ari iminsi ya nyuma hari si wamenya nyine ntabwo wabasha kuba mu mutwe w'umuntu sibyo ariko umuntu uwo ari wese arahinduka umuntu ni mugari rero kuba byaba ntabwo ari igitangaza ko ari abantu bavuga ngo ibintu barabiroga umuntu akaguteje inyatsi umugore mugenzi wawe agakora nanjye mfite ubwoba ko ashobora kuba yarandogesheje kuri wa mupfumu kuko kumwanga ntabwo bijya ni umuganga kuko afasha abantu benshi arabaha amafaranga arabavura arabaha urubyaro umuganga kuko inkuba yankubitishije na n'ubu iracyanyirukamo niko gahinda ugifite niko gahinda ngifite ariko ubwo afite abo nyine avura ese urumva nakishima iriya nkubana n'ubu ngubu mba njegera ahantu hose ujya numva uri nk'igishu oya narakize ubu ngubu ariko twazajya kumusura toroma ntabwo yaba naramutunguye nijoro agwisha imvura umusaza ntabwo video wayibonye ariko ntabwo urabona imbona nkubone njya kumusura oya reka n'abantu baba hanze y'u Rwanda n'ababinama bamunumaho bitewe n'ibyo bamuba bamunumaho shaka ukajya neza ariko yo yarakaye uzaze cyubahiro ariko niko mutakivugana yagwishije nawe tuzagera kumusura ese basi umuganga no gike mwisabira basi nawe nabaretse ntabwo ushaka kuvugutira cyubahiro kubera oya njye nkunda urukundo rw'ukuri rudaciye muri ibyo byose ushaka ko umuntu ukiyahura oya nanone sinakiyahura kubera iki kuko nzi agaciro kanjye ushaka gukunda umuntu ukaba wajya mu buriri ukanga kurya buri kimwe cyose twati isheri yanyanze oya ntabwo ari wo mwanzuro ntabwo ari cyo cyakemura ibintu mbikoze gutyo ushaka kubyarana n'umuntu ukicuza impamvu mwabyaranye mu gihe mutakiri kumwe yego iyihe mpamvu kubera uwo mwana amakuru avukiyemo inkuru avukiyemo umuryango avukiyemo inkuru ufite niyo imukurikira bigatuma ubuzima bwe butaba bwiza nyine kurushaho cyo cyatuma nicuza kavuga ati kuki uriya muntu koko nabyaranye nawe yego ukabyicuza first of all umugabo udaha agaciro umwana yabyaye se urumva uwo muntu koko atari umuntu wo kwicuza mu buzima bw'umuntu nese mu gihe wenda muba mwarabyaranye mubana nko mu nzu ukaba waba umuca inyuma mubana nk'umugore n'umugabo cyangwa mukaba mutabana guteye inda
ukabyarira iwanyu ariko akaba agufasha bitewe wenda n'ubutumwa bw'akazi yagiyemo cyangwa akaba ari kure yawe ukaba wasambana n'abandi bagabo kandi uzi ko mufitanye igihango cy'uwo oya njye ntabwo ibyo nabikora kuko mukunda. Twabyizera gute se? Ngenda ndiyizeye. Abakobwa biki basigaye bavuga ngo twaribohoye. Hoye ubwo nabo bafite uburyo bibohoye ariko ngewe ushobora kwibohora mu bundi buryo umugabo atakufunga atakubuza kuba wasohokera ahantu runaka atakubuza gukora icyo ushaka. Ngombwa se gushobora kumuca inyuma wapi? Abakobwa baba bazi imitima y'abakunzi babo babwira iki? Abo nyine ntago bazi icyo bashaka. Kuko bayizi icyo ushaka ntago wajya guta umwanya wawe kuko buri utesheje umwanya umugabo wawe nawe ntago uba wisize. Muri iki gihe umukobwa ati sinzashaka ko washatse ba data na ba mama abo babwira iki? Atari wowe ari nk'ibyo byose ugasanga urumva nicyo kibazo. Ugasanga kubera wumvishije runaka byagenze gutya urugo rwiwe rutagenze neza ukavuga ati nanjye ntago bizagenda neza. Mu gihe utagira amahirwe yo kubana n'umugabo ariko ndabifuriza kuzabana ndabifuza ko bizagera neza kandi ndabyizeye na muganga rwose nzamubwira ati muganga nyamuntu agire icyo ukora. Abantu babana bagahora mu myirijyane ukumva umugabo yisha umugore umugore yisha umugabo kandi barabanaga bakaryamana bakabyarana bakararana bagakugira cyose kumva ngo umugore yisha umugabo. Nawe ujye ubyumva urabagihe nawe uwo nyine aba n'ubundi mu buzima busanzwe ari inyamaswa kuko umuntu ujya gufata umwanzuro agafata undi akamumena amaraso yiwe uwo muntu urumva ko n'ubundi busazwe bafite ubugome mu mutima we kuko ntabwo kiriya gikorwa kiba cyoroshye. Urumva yego rero kugira gushwana n'umuntu ugere ku rwego rwo kumwica wamureka akagenda yego ukagenda nawe akagenda mugakomeza ubuzima bwanyu ariko tugara ku musozo w'ikiganiro ariko uraza kuguma ahangaha uraza kuguma ahangaha paka mpamagare Cyubahiro wihangane uze kwatira tumutegeze mpaka tuze kureba ko ari buze. Hanyuma kuba dushoje iki kiganiro tugishoje tugiye gusoreza ku kintu gikomeye kivuge udaciye kurane gikomeye. umusore mwaryamanye cyangwa umugore mwaryamanye buri wese akabaza ibice byose by'umubiri we kabize ibice by'umubiri by'umugabo wawe cyangwa by'umusore n'umukobwa n'umusore akabaza ibice byose by'umubiri umukunzi we umukobwa ubwo igitsina gore byose uwo muntu mukajya mugatandukana burundu. Iyo umubonye mwibuka kuri ibyo byose iki kikubabaza mu buzima? Ubwo nyine ni ukuba nyine warabyeretse umuntu utari uwo kwizerwa. Cyo kintu cyambabaza ngewe ni ukuba wariyeretse umuntu nyine udakwiriye kwizerwa akakureba wese kandi atagize gute atari uwo kwizerwa. Aha dukurikiye rwose background abari ibindi okay. Ati byaba bibabaje byaba biteye n'isoni n'agahinda kuba nawe narabyeretse umuntu udakwiye kwizerwa. Yego kandi hari abagabo n'abakobwa bavuga ati atukanaka ateye gutya to bicike ibyo. Reka tugushimire kandi twizeye kutaza kuva hano tuze kureba uburyo uzaguhura na Cyubahiro nibiza kudukundira gusa ramutse amenye kuri hano byo byagurana ariko ndaza kubikora kuko na cyagihe twaramutunga kandi bigenda neza. Arabizi ko ngiye nashaka kumutega umutego ariko nanone nta mutego mungiye kumutega nta mujuguju ngiye kumutera nta n'ikibi namwifuriza. Dusubire mu bindi biganiro bikurikira ingibi. Yego. Ashoje.